aha hantu byaberaga nkunda kuza kubabwira ubutumwa nkababwira ngo nanjye narahageze, aha hantu byaberaga nanjye narazamutse ndahagera, byarambabaje cyane, namanukanye umubabaro, narahageze sanga ni itsinda ry'urubyiruko rwinshi, hari abitwa abagabo mu bandi bagabo, hari abitwa abagore mu bandi bagabo, baragenda bakitora, bamara kwitora bakavamo igice kimwe bakitwa abagore baba abandi bakaba abagabo baba abandi. Nanjye narahageze barambwira bati ngwino tukwereke ugiye kuba umugore wacu, mbona agahungu kamwe karambwiye kati ngwino nkwereke umbere umugore, ndakabwira nti mu izina rya Yesu ibyo bintu ntago nabikora. Uyu ni umwuka rero Satani yohereje. Mureke dusenge, abanyarwanda dusenge, abantu duhamagara Imana, abantu twinginga Imana. Mbese nta kindi kintu kizarengera umuntu, nta zindi imbaraga zizarengera umuntu. Ibi bintu ntago bizirukanwa n'amafaranga, ibi bintu ntago bizirukanwa n'icyubahiro, ibi bintu ntago bizirukanwa no gukomera, ibi bintu ntago bizirukanwa n'ubukaka cyangwa ubushongoro ufite, ibi bintu nta kindi kintu kizabwirukana. Uyu mwuka uzirukanwa n'umunyamasengesho wenyine. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, wowe ukurikira kandi utwereka ko ukunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ugukurikirane mu byo ukora byose. Ni Ben Nepo kuri mikoro, uyu ni Umusaraba TV. Kora subscribe buri mutarakora subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Ufite ibibazo, ufite intambara, afite ibyagizo bitandukanye, turi gusaba Imana kugira ngo Imana gutabare kandi Imana kurengere. Uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Impundu zivugwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, Imana ihamagaye muri ino minsi kugira ngo avuge gukomera kw'Imana, yamaze gukomera kw'Imana. Imana imuhaye ubuhanuzi bukomeye cyane, abantu benshi bari gutinya kuvuga, ariko ahagaze mu kiyo kugira ngo akore umurimo w'Imana muri misi ya none. Niwe twahamagaye rero kugira ngo twongere tuganire nawe, twongere tumubaze se amakuru y'urugendo naya, ese hari Imana gutangaza muri iyi minsi, abantu bagenda bata, abantu bitware bate mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni Muhire Didier, reka nangire mwakira. Uraho neza? Amahoro. Meze neza? Ndaho. Komera cyane. Shima Imana. Meze neza? Nta kibazo. Kutuje cyane. Ndatuje. Sinzi impamvu nkunda kwakira abantu b'abahanuzi batandukanye ku Musaraba TV, abadukurikiye barabizi. Abahanuzi kuki mutangira mwitonze gutyo no kubera iki? Ntago biba byoroshye, uba wumva imbaraga zikurimo ari imbaraga nyinshi ku buryo uba ugomba kugerageza kwitonda. Ziba zagutsikamye utashobora kuvuga cyane, se watangira kuvuga iby'Imana bwiye ukumva urahumetse. Ntago ziba zagutsikamiye, ariko ubu bitekerezaho ukabyumva nyine kenshi na kenshi, no kwitonda biba biri mu gacece kugacisha makeya. N'ubusanzwe nguritonda. Niko bimeze. Komera cyane rero. Twaganiye ubushize, twakoranye ikiganiro, uri kuvuga, uri gutambutsa meseji Imana iguhaye, yarerekanye n'amazi y'ikiziba n'umugore uri kuvoma umwana akanywa, hari n'umuntu uhagaze impande yawe w'umushumba ko wambaye ibirenge, ushatse kuvuga ko abashumba bataye imikumbi batari kubera amaso umurimo w'Imana, ahubwo bibereye muri business. Ubwo butumwa bwageze kuri bene byo, ese mu mwuka uri kubona bene bwo barabwakiriye? Twebwe dutanga message Imana yaduhaye, hanyuma tugakomeza gusenga. Hanyuma iyo tusohoye ijwi tuvuga, Imana iherekeza ibyo tuvuze, hanyuma abo kumva bakumva, abo gushyira mu nshingano ibyo bumvise bagashyira mu nshingano, abatari abo gushyira mu nshingano bagakomeza bakibera uko nguko, kuko buriya nta kundi wabigenza nyine. Hari abumva, hari n'abatumva, ariko nuko twe dutanga ubutumwa. Buriya haba hari umwana wo kurimbuka, haba hari n'umwana w'ubugingo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwumva
mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga kumvira mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Bivuze ngo hari abumva bakumvira bagashyira mu bikorwa ibyo bumvise, hanyuma bakihana bagaca bugufiya, Imana ikongera ikabagarukaho. Hari n'abanga kumva bakagoma nyine bakanga neza neza. Abo rero hari ab'ubugingo, hari n'abo kurimbuka. umuhanuzi yemerwa ryari? Umuhanuzi yemerwa ibyo yahanuye iyo bisohoye. Iyo byanze gusohora bigenda bite? Ibyo umuhanuzi yahanuye, ubundi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Bivuze ngo umuhanuzi uhanura ibintu ntibisohore kereka bitavuye mu kanwa k'Imana, ariko ibintu byavuye mu kanwa k'Imana bikavugwa n'Imana, ibyo bintu birasohora. Naho byatinda niko ijambo ryambwiye, ntabwo ijambo Imana yavuze rihera, naho ryatinda ariko rirasohora. Niyo mpamvu abantu batandukanye bahora bayibasira abantu bakavuga ngo muri abagome. Nyumve neza, bavuga ngo abahanuzi ni abagome, murahanura ibintu mukajya gusenga cyane kugira ngo ibyo bintu bisohore. Nimba muhanuye akaga ngo runaka arapfuye, ukajya gusenga Imana kuko bihanuye bakabyumva ngo apfe kugira ngo bakwemere. Kuki muri abagome muri ubwo buryo? Abo ni abantu badututse kandi baraduhemukiye. Ahubwo abantu badutuka gutyo Imana ibababarire. Imana ibababarire. Twebwe ntago twituma, ntago tuvuga ibintu twitumye, nta nubwo tuvuga ibintu twibwiye, tuvuga ibintu twabwiwe n'Imana. Rero niba umuhanuzi aje akavuga iby'Imana yamubwiye, kenshi na kenshi nta nubwo agiye gusenga ngo ibyo yavuze bikunde bisohore, ahubwo ajya gusenga yishinganisha, asaba Imana imbaraga, yibwira ngo Mana nyihera imbaraga unyikomereze. We wabona umuhanuzi yagiye gusenga ugatekereza ko yagiye gusengera bya bindi ngo bisohore, ariko birasohora kuko ari Imana yabivuze. Aya Didi, aho ngaho ugiye kurengera abahanuzi bagenzi bawe kandi ibyo bintu birakorwa. Njye sinjye njya mu butari, ariko abahuriro nabo bavuga yuko bajya babona bikureye amabuye bati tumutuye hasi turamwishe. Mana sohoza ibyo nahanuye kugira ngo nemerwe, dore baransuzuguye. Akandi tutagenda kure Didi, tutagenda kure tukajya kuri Yona byagenze bite? Ntuzi ko yahanuye Imana yamuhaye message ngo ajyane newe, asigara ashaka yuko inenewe bapfa nk'uko Imana yabivuze. Imana yivuguruje agira umujinya, arakashaka no kwivumbura ku Mana. Uriya ni boss, aba boss banyu b'abahanuzi. Nta mbuto se yasigaye mu bahanuzi bari gukora muri no minsi. Numvaga uyu munsi ntari buseke, numvaga umunsi nta bintu byo guseka mfite n'ibintu by'urwenya mfite, kuko mfite ubutumwa bukomeye kandi buteye ubwoba. Numvaga muri jyewe ntari buseke, ariko uvuze ku cya Yona numva sinzi ukuntu bigenze. Ariko ubundi buriya abateoloji bagiye biga ibya Bibiliya n'abasesenguzi bavuga ko Yona uriya muryango w'abantu bininiwe ngo bari baramuhemukiye. Hanyuma Yona amaze guhemukirwa n'abariya abantu bo hakurya hari ininiwe, mbese na ya marangamutima ya kimuntu imuzamo, atumwa n'Imana ariko na kimuntu imuzamo. Hanyuma rero ntago ariko bigenda ku bahanuzi bose, ntago abantu bose Imana ibatuma kubo bahemukiwe. Ariko hari abantu bafite umwuka nk'uwa Yona, kuko umuhanuzi nimba uhanura w'umukozi w'Imana ugomba first of all kubabarira. Yes, uba ugomba kubabarira. Yona rero ntago ibya Yona nabitindaho cyane, kuko ndamutse ninjiye mu mwuka wa Yona, urumva nanjye naba ngiye kuba gushyigikira umwuka. Tuvuge ngo abahanuzi bafite umwuka nk'uwa Yona nibatihana Imana izabakubitana nk'uko bahanurira abandi. Bene abo bahanuzi hubwo Imana ibababarire, kuko jye sinajya no muri abo bahanuzi, nta nubwo mbarimo, nta nubwo nazababamo, sinazifuza. Njye y'Imana intumye, ahubwo nsenga mbwira Imana ngo Mana shyigikira, ariko mvuge ibyo washatse ko mvuga, hanyuma nawe wikorere. Ariko Didi, hari abantu muri no minsi bari kuvuga yuko uri umuhanuzi w'umunyabwoba. Ibyo bintu ni ukuri? Ngo bashingira kuki? Bashingira yuko Imana iguha message ugatinya kuyivuga, ukagenda uvuga mbere, ukagenda ngo wo muri bisebe ngo uhuhaho.
kandi nta iyo ibintu bimwe ukagenda ubisimbuka ngo uri umuhanuzi w'umunyabwoba. Ibyo bintu ni kubibona cyangwa barabeshya? Basubiza. Abantu bavuga ko ndi umuhanuzi w'umunyabwoba barabeshya, kuko Imana indimo ubwayo, undi mwe imbere nta bwoba afite, undi mwe imbere ni umugabo w'intwari, undi mwe imbere ni umugabo ufite imbaraga, undi mwe imbere ni umugabo ureba kandi ni umugabo ukomeye. Rero nta bwoba mfite muri njyewe, ahubwo birashoboka ko nshobora guhura nawe naguhanurira ukumva nguhanuriye ibitandukanye n'ibyo washakaga, ugatekereza ko mfite ubwoba kuko ntakubwiye ibyo wumva gushaka, ariko indimo iby'imbwiye nibyo nanjye mvuga. Abantu ibyo bintu babihera ku message ugenda utanga ku Musaraba TV na kuri Ntutebe TV, uko ngo abantu niho ngunyuza message cyane, bakavuga ati uburyo yitanga genda ashaka kuzimiza kugira ngo abantu bamushaka batamubona, ngutinya imijugujugu. Ijambo ry'Imana kenshi na kenshi nubwo yenda tuba tutaranyuze muri aya mashuri asanzwe azwi abantu b'isi bacamo, ariko amashuri Imana itunyuzamo ni amashuri menshi kandi akomeye. Twiga mu buryo rusange, tukiga no mu buryo bw'ubwenge bw'Imana. Rero niba njyewe ndi kuvuga ubutumwa bw'Imana nkabuvuga muri rusange, nkaza no kugezamo nkanyuza muri bwa buryo bw'ubwenge, bivuze ngo aho ngaho mba ndi kubwira abanyabwenge. Bibiliya niyo yavuze ngo abanyabwenge bo bamenya igihe aho kigeze. Buriya Yesu avuka yavukiye ahantu mu muvure, abashumba nibo babimenye mbere, ariko hari abanyabwenge Imana yagiye ikora ku maso. Abo ngabo nibo bajyanye amaturo bajya kuramya Yesu, bajya kumutura, bajyana ibyome n'ibindi bintu bikomeye. Rero Herode yari ahari, abahereza ba Herode bari bahari, n'abandi bantu benshi bari bakomeye ibwami bari bahari, ntago bigeze bamenya. Rero hari ibyo mvuga nkabwira abanyabwenge, abadafite ubwenge cyangwa abatari abanyabwenge muri uwo mwanya nibo batabimenya, bakavuga ngo ndimo ndazimiza, ntago biba ari ibyabo, cyangwa ngo ndimo ndagira ubwoba kubera ko batazi ibyo ari byo. Ariko abazi ibyo ari byo ni babandi Bibiliya yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora ibyo. Byasobanutse ubwo message yitambutse umva atayisobanukiwe ntagabariye nyirayo arasobanukirwa. Didier atubwiye ko uyu munsi wahawe ubutumwa ariko bukomeye cyane, nawe uri kukumbugiza ubwoba muri wowe bitewe n'uburyo bukomeye cyane. Ntabwo mbizi ko atubwiye ko iyo message ikomeye cyane kubara yumva aho yenda simbizi. Tutanye n'ikiganiro tubwira yuko impamvu utari ufite gahunda yo guseka bitewe n'ibyo ufite ugiye gutangaza. Nanjye watumye ngira ubwoba n'ibintu umuhanuzi Didier agiye gutangaza. Ndi mu bantu bagiye gutega amatwi buno butumwa rero Imana iguhaye kugira ngo tubwumve, ariko ibyo byose ni ubutumwa bunatuma abantu bahinduka, ko ndabizi ndakuzi Didier uvuga uko Imana yavuze. Turagira ngo noneho rero usenga Imana kugira ngo utambutse ubutumwa ko Imana yaguhaye. Ntago ndi butinde rwose, kadusenge. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira imbabazi kandi ikagira impuhwe, Imana ikunda abanyarwanda, Imana twabonye mu bihe byari bikomeye kandi bigoye, Imana twabonye tubabaye, tugeze kure, dutentebutse, ducitse intege, dufite inguma ku mibiri no ku mutima, ukatwomora. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe. Imana itaratinye kugenderera u Rwanda n'abanyarwanda, ukaza ukaba muri twebwe, ukagira ibintu tubwira, ukagira ibintu dukorera, tukabona ukuboko kwawe gukomeye. Mwami nushimwe kandi nuhimbazwe.
izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe niryubahwe. turi ahangaha ku Musaraba TV, turakwinginze ngo bane natwe, udushyigikire, udukomeze, uzamure abanyarwanda. Mwami, ndabizi neza ko ibyo ngiye kuvuga atari ibyanjye, ndabizi neza ko ibyo ngiye kuvuga ari ibyawe, kandi ndabizi neza ko byaturutse kuri wowe. Ndakwinginze kugira ngo abantu bawe bumve ijambo ryawe, bumve ubuhanuzi bwawe, kandi Mwami Imana Nyiringabo utange gukomera no kurinda abantu. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ntago ndi bujye kure, nari ndimo mbabwira ngo uyu munsi nta bintu byishimo biri mu mutima wanjye. Ni ibihe bikomeye. Iyo umuntu yahawe ubutumwa bukomeye, nawe aza ubona muri we byahindutse. Rero ndasuhuza abantu bose dukunda kuganira, ndabifuriza amahoro y'Imana. Hari abagiye babona ibiganiro twagiye ducishaho, hari abagiye babikunda, hari abanditse komenti, hari ababivuzeho byinshi, hari n'abacecetse. Mwese turabashuhuje, kandi abari ku mpera y'isi n'abari hirya no hino nimukomere, Imana nibashyigikire. Hanyuma nje kubabwira ngo nimwongere mugaruke ku Mana, kuko ibihe turimo bitandukanye n'ibyo twahozemo. Twinjiye mu bihe bigoye kandi twinjiye mu bihe bikomeye, twinjiye mu bihe biruhije, twinjiye mu bihe binanije, twinjiye mu bihe biruhije abagenzi, twinjiye mu bihe bigoye buri muntu uwo ari we wese. Ubu butumwa ntabwo ari ubw'Abanyarwanda gusa, nta nubwo ari ubw'Abanyafurika gusa, ni ubutumwa bwo ku isi yose. Umuntu wese uri ku isi ugomba kubona ubu butumwa. Ahubwo ndumva nshaka kubwira buri muntu wese ubutumwa uri bububone abwire na mugenzi we, kuko birashoboka ko we wajya ku Musaraba TV ukabubona, ariko mugenzi wawe atabubonye. Umubwire nje kubagira inama, nje kubabwira iby'Imana yambwiye kugira ngo mbabwire. Hanyuma ibihe bikomeye nibiza, kandi bizasange mukomeye muri kumwe n'Imana. Hanyuma turebe ko Imana yadukingira ikiza. Salomo niwe wabivuze neza, aravuga ngo yubatse inzu y'Imana agiye kuyitaha, aravuga ngo ibibazo nibiza, ibyago bigatera, kagungu zigatera, ibyorezo bigatera, ngo muzasenga Imana, mwerekeze amaso ku rusengero, hanyuma murambura amaboko musenge, mutakira Imana, Imana izabakiza aka kaga kaba kaje. Nanjye rero nje kubabwira ngo nimusenge muve mu byo mwari murimo. Twabonye ibihe byinshi byagiye bitandukanye, byaje bikomeye. Ibihe byiza nta bihari, dufite ibihe bibi kandi bikomeye. Ndababwira ngo nimusenge, musenge Imana, turebe ko Imana yatugirira neza. Rero mu bihe byashize numvise abantu bavuga ngo hari ngo idarapo ngo runaka, ngo ahantu runaka ngo ryazamutse, ngo ry'abatinganyi. Ariko niba n'ibyo ngibyo, njye naravuze ngo niba n'ibyo ngibyo, kuko njye nabonye ibirenze ibyo ngibyo. Ntago ndibwirirwe ntinda rwose, nibyo ndigiye guhita mvuga iby'Imana yambwiye, hanyuma nanjye nkigendera nkajya gusenga, kuko ntago ari ibihe byoroshye. Nabonye hagiye kuza ikintu bita itsinda, cyangwa se icyo nakwita ishyirahamwe. Ibi bintu nabibonye mu bana mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni abana b'ingimbi, icyiciro cya kabiri ni abana b'abangavu. Aba bana hagiye kubaho ikintu bita amatsinda. Hanyuma abana bajye baza bahure na bagenzi babo. Hanyuma bafite abantu basa nk'ababihuguriwe babizi neza, bazajya babigisha mu buryo tutazi. Ntabwo ibi bintu twebwe tuzabimenya, uretse umuntu usenga niwe uzabimenya, niwe uzabibona. Hanyuma iri tsinda nabonye ari abantu, ari abana basa nk'abishyize hamwe.
hanyuma bakora cya kintu bita kubana, abantu bakabana bahuje ibitsina. Uyu ni umwuka Satani yohereje ku isi, ni umwuka mubi uzamutse. Nje kubwira abantu ngo nimusenge, nje kubwira abantu ngo nimuve mu byo mwari murimo. Hari ibibazo bikomeye abantu bari bafite muri rusange, ariko iki cyo kirakomeye cyane kurenza. Ni umwuka mubi Satani azamuye, awuzamuye ku isi, arawuzanye, hanyuma ugiye kuzajya ujya kubona ubona ufite umwana, arakubwire ngo agiye ngo gusura bagenzi be, bagende bibere muri ibyo ngibyo, hanyuma uzajye kubona ubona ufite umwana yarapfuye byararangiye. Ubu hari abantu bafite agahinda, hari abantu bafite umubabaro. Dufite ababyeyi bafite abana bishwe n'itabi, itabi ryarabishirira batwarira bica neza. Babura kuba abagabo, babura kuba abasore, mbese ntiwamenya uko bameze, byararangiye. Dufite abandi uburaya bwatwaye, buragenda burabica, burabatwara neza. Rero iki nacyo ni uwundi mwuka Satani azamuye, agiye kukizamura yongere kuri abo ngabo. Kandi ndimo ndabwira abantu ngo nimusenge, ibihe bikomeye biraje, ibihe bibi biraje. Uyu ni umwuka Satani yazamuye, awuzamura n'imbaraga, ugiye kwinjira mu rubyiruko. Numara kwinjira mu rubyiruko, abana bacu bapfe bahagaze. Hari ibintu tujya tuvuga ahangaha bakavuga ngo twaje gutwika. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu abantu bavuga ngo barimo baratwika, ntabwo ari uko batwika. Ibintu byo gutwika nge nta n'ibyo nzi, numvise nabyumviye hano kuri social media, niho bavuga ngo abantu ngo barimo baratwika. Ngewe mvuga iby'Imana yambwiye, nkavuga iby'Imana yampaye. Abantu babipinga mwihangane, ubipinga ariko uzi ko ushobora kubipinga bikakugiraho ingaruka. Iki ni ikintu kitari cyo gupinga. Isamariya niho higeze kuba ikibazo cy'inzara, ngo hanyuma abantu baho bararyana, ariko ngo Elisa arahanura aravuga ngo ejo nk'iki gihe ibiryo bizagura makeya, hanyuma ngo igisonga cyegamira umwami kirabipinga, kiravuga ngo naho amarembo y'ijuru ngo yakinguka, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Ariko Elisa aramubwira ngo uzabireba ntabwo uzabirya. Rero ibi ngibi ndagira ngo nkubwire ngo mu byo upinga ibintu bipinge. Wampinga ukampinga nkanjye ku giti cyanjye, ukampinga duhuriye mu nzira, ariko ibindi kuvuga byo ntubipinge, ushyiremo imbaraga. Kubera ko niba udafite umwana w'umwangavu, ukaba udafite umwana w'ingimbi, mugenzi wawe aramufite, umuturanyi wawe aramufite, umuvandimwe wawe aramufite, ndagira ngo mbabwire ngo nimusenge. Nabonye nta kindi gishobora gukuraho uyu mwuka, nta kindi gishobora kugabanya uyu mwuka, nta kindi gishobora kwirukana uyu mwuka. Ndimo ndabwira abantu ngo umuntu uzi ko afite umuntu ufite abana, umuntu ufite uru rubyiruko, abasanzwe basenga, bazi ibyo gusenga, nimusenga amasengesho y'iminsi 3. Abasanzwe basenga nimusenga amasengesho y'iminsi 3. Abadasanzwe basenga mugerageze gusenga, musenga amasengesho y'iminsi 2, ariko musenga Imana uyu mwuka tuwirukane. Kuko abantu benshi, ababyeyi bagiye kurira, abantu bagiye kurira, kuko abantu bagiye gupfusha bahagaze. Ujye uhura na mugenzi wawe urire, vuga uti nari nzi ko nabyaye ngo nzabona ibirori, nari nzi ko mfite abana bazanyereka ibirori, none dore uko bigenze. Abantu bagiye kurira, abantu bagiye kugira agahinda, abantu bagiye kugira umubabaro. Ibi ni ibihe bikomeye. Uyu ni umwuka nabonye ufite imbaraga zidasanzwe. Aha hantu byaberaga, nkunda kuza kubabwira ubutumwa nkababwira ngo nanjye narahageze. Aha hantu byaberaga nanjye narazamutse ndahagera. Byarambabaje cyane, namanukanye umubabaro, narahageze sanga n'itsinda ry'urubyiruko rwinshi. Hari abitwa abagabo mu bandi bagabo, hari abitwa abagore mu bandi bagabo. Baragenda bakitora, bamara kwitora bakavamo igice kimwe bakitwa abagore b'abandi, abandi bakabagabo b'abandi. Nanjye narahageze, barambwira bati ngwino tukwereke, ugiye kuba umugore wacu. Mbona agahungu kamwe karambwiye kati ngwino nkwereke umbere umugore. Ndakabwira nti mu izina rya Yesu ibyo bintu ntago nabikora. Uyu ni umwuka rero Satani yohereje. Umwuka Satani yohereje, umutima warandiye, ubwoba bwaranyishe, umutima wanjye narabibonye, umutima wanjye urikanga. Ndavuga ni Imana yanjye, none ibi nibikibije, ntago ibi ngibi ari bya bindi. Nababwiye ngo ntago naje gutwika ahangaha, nimugerageze musenga Imana. Muntu byumvise senga, aya masengesho muyakore. Ndabaha nimero za telefone, uzabishidikanya zampamagare. Ngenda babwira ngo nimusenga Imana, ibihe bikomeye biraje.
niba umuntu ashobora guhera mu mwaka wa garidiyene arihirira umwana akiga, yarangiza segonderi wajya kureba ugasanga umwana yarangiye, ugasanga umwana ntabaye umugabo, ntabaye umugore, nta kintu na kimwe amariye umuryango, abaye icyo ntazi, arapfuye birarangiye, apfuye ahagaze. Nimusenge Imana ibihe bikomeye, turebe ko uyu mwuka Satani yohereje ahari Imana yatugirira neza, tukinginga Imana, turebe ko Imana yatugirira neza, turebe ko uyu mwuka amasengesho yawe ucogoza. Muntu wibwira yuko ufite abana, muntu wibwira ko ufite umuryango, kuko nibyo, ariko se ejo hazaza habo bana bari hehe? Basengera Imana. Naje gutambutsa iyi message ndakubwira ngo niba ufite telefone ukaba wamaze kureba ibi bintu, ohereza na mugenzi wawe, ubwire n'umuvandimwe, ubwire n'inshuti, muhanahane, dutangatange, twinginga Imana yo mu ijuru, turebe ko Imana yagira icyo yakora. Ibintu birakomeye, ubwoba bwaranyishe, mutima warandiye, na n'uyu munsi iyo foto ingarutsemo ubwoba buranyica. Ntago ari ibintu byoroshye. Uyu ni umwuka uzamutse kuruta inzara dushobora kureba tugahura nayo. Uyu ni umwuka uzamutse kuruta ikindi kintu gishobora kuza runaka. Twagize covid turayigira, turayikira, abantu turongera tubaho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu ni umwuka mubi Satani yohereje ku isi. Ntuze kuvuga ngo yenda ngo ubwo ntari mu Rwanda. Uyu ni umwuka Satani yohereje ku isi. Ni umwuka ufite imbaraga, ni umwuka utazatinye umuntu wasenze, ni umwuka ukomeye. Uzajya ujya ubona umwana araje, ubona umwana imico yarahindutse, ubone byara. Abantu bafite abana mutangire mu bacunge, mumenye gahunda abana bagenderamo, mumenye ibigare bagenderamo, mumenye abo bagendana nabo, mumenye amagambo bavuga, mumenye ibyo birirwamo, mumenye ibyo bakora. Abari ku mashuri mu bagenzure, mumenye imibereho yabo, mumenye sosiyete babayemo, kubera ko ibi bintu nta mubyeyi uzamenya uko byagenze. Uzajya ujya ubona umwana araje, ariko ubona umwana yararangiye, ubona umwana yarapfuye. Ibi ni ibibazo, izi ni ingorane, ni akaga. Mureke dusenge, abanyarwanda dusenge, abantu duhamagara Imana, abantu twinginga Imana. Mbese nta kindi kintu kizarengera umuntu, nta zindi mbaraga zizarengera umuntu. Ibi bintu ntago bizirukanwa n'amafaranga, ibi bintu ntago bizirukanwa n'icyubahiro, ibi bintu ntago bizirukanwa no gukomera, ibi bintu ntago bizirukanwa n'ubukaka cyangwa ubushongoro ufite. Ibi bintu nta kindi kintu kizabwirukana. Uyu mwuka uzirukanwa n'umunyamasengesho wenyine. Uyu mwuka uzahagarikwa no gusenga, kandi gusenga guhuje. Mbese iki kiba ari cyo kintu mushyira imbere. Ntuvuge ngo nagiye mu rusengero ntibabimpanurira, ntuvuge ngo nagiye ngo pasiteri wanjye ntigeze abihanura, ntuvuge ngo umuvugabutumwa wanjye tuziranye ntiyabihanuye. Imana icisha ahantu ishaka, kandi igacisha ku muntu ishobora kuba yahisemo ishatse. Mbese ntago wavuga ngo byagenze gute, wowe ukora icyo Imana ishaka. Wirengere, ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo bimeze gutya na gutya. Wirengere, ubikore wirengera, kuko ibi ngibi ni ukwirengera. Ahaho naho kwirwanaho. Dusenga Imana, twinginga Imana. Message nari mfite niyo, ngiye gusenga Imana, ahasigaye ubundi dutegereze Imana, twinginga Imana, dukuzeho umwuka mubi uko bwije nuko bukeye. Iki kintu mu gisengere, tugisengere. Nanjye ngiye gutangira gusenga, kuko ibi bintu nabonye ari ibintu bizaza bitafite uwo bitinya. Nta muntu bizahagara, nta muntu uzabihagarara imbere. Intwaro ni ugusenga, intwaro ni ukwiringira Imana, intwaro ni uguhagarara tugahamagara mu ijuru, tukiringira Imana, tukareba ko Imana yadukingira. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana y'icyubahiro, Imana y'urugwiro, Imana y'urukundo rwishi, Imana ihambaye. Mu izina rya Yesu ntanze message yawe, nta kintu ntekereza nongeyeho.
nta n'icyo ngabanyijeho, mbivuze uko nabibonye. Nawe mwami Imana Nyiringabo, umwuka wawe mwiza aherekeza iri jambo. Mwami Data wa twese uri mu ijuru, abantu bawe bumva ubu butumwa kandi babwumvire. Icyampa bagakumira uyu mwuka, icyampa bagasenga Imana, icyampa Imana igakuraho iki kintu, icyampa Imana ikirukana aka kaga, icyampa Imana ikirukana uyu mwuka w'abazimu. Mu izina rya Yesu tukaba mu mahoro dutuje. Kugira neza kwawe ni kugaragare, ubuntu bwawe ni buganze. Urakoze kuko uri umurengezi w'ubugingo. Komeza kubana n'abanyarwanda, ukomeze kubana n'abantu bo ku isi, ubwiza bwawe buganze. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. 0788 20 85 18 82 20 85 18. Mukora iby'Imana ishaka. Murakoze, amen.